Muraho neza nanone ikaze kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko wakwirinda gutwita cyangwa se gusama igihe umaze gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, biriya dukunze kwita emergency contraception. Birashoboka ko wabakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ukaba ufite ubwoba bw'uko ushobora gusama. Tugiye kurebera hamwe rero uko wabyirinda. Muri kumwe na Dr. Gasangwa Patrick, nkomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo mukomeze kujya mubona video zitandukanye tuzakomeza kujya dushyiraho ku gihe. Rero mbere wakwibaza uti gutwita cyangwa se pregnancy bitangira ryari? Akenshi rero ni umunsi intanga zahuriyeho cyangwa se ni igihe igi ryafashe muri iterisi. Uko wasubiza icyo kibazo kose ntibyahindura uburebure bwo gutwita bw'ibyumweru 40, kandi ibi byumweru bitangirana n'umunsi wasamye aherukira gutangira imihango iheruka. Icyo tuzi rero nuko gukuramo inda ni icyaha gihanwa n'amategeko. Ese ayo mategeko agendera ku buhe busobanuro bw'igihe gutwita bitangira? Ese ko ari icyaha gukuramo inda, ijambo ry'Imana rivuga ko gutwita bitangira ryari? Rero bitewe naho wenda waba uherereye n'amategeko mugendera birumvikana, polisi za guverinoma birumvikana, wamenya ko aho kwirinda gusama nyuma y'imibonano idakingiye ari kimwe no gukuramo inda, kenshi rero biratandukanye. Rero ushobora kwirinda gusama na nyuma y'uko ukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, kuko ni uburyo butari ugukuramo inda nk'uko bamwe babitekereza, kuko bituma umuntu adasama kandi ntibunatuma umuntu akuramo inda yasamye. Murumva ko buno buryo bwizewe kandi ari bwiza. Rero uburyo bwo kwirinda gusama inda nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, cyangwa se uburyo bwo kwikingira wakoresheje wakoresheje bwanze, urugero wenda agakingirizo mwakoresheje kacitse, ni uburyo bw'ibinini ndetse n'ubw'agapira kajya mu mura. Uburyo rero bw'ibinini bukoreshwa mu minsi 3 kugera kuri 5 nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, cyangwa se uko wikingiye byanze ariko ubw'agapira bushobora gukoreshwa bwo no kugera ku munsi wa 7 nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina. Buboneka rero ku isi ndetse na hano mu Rwanda buraboneka, birumvikana mu buryo bwo kwirinda gusama nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Bukoresha rimwe na rimwe igihe wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, ariko se uburyo bwo gukoresha igihe kirekire ngo uboneze urubyaro nibwo bwizewe ubundi. Rero buno buryo bushobora kandi gukoreshwa n'umukobwa cyangwa se umugore usanzwe akoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro runaka, ariko akeka ko bwagize ikibazo. Wenda hano urugero, yibutse ko atafashe ikinini cyo kuboneza urubyaro kandi agomba kugifata buri munsi, aho gutegereza ashobora guhita akoresha ubu buryo. Uburyo rero burizewe kandi nta ngaruka bugira. Ibinini rero bikoresha muri ubu buryo usanga bigira amazina atandukanye, aho mu Gifaransa wenda babyita pilule du lendemain, mu Cyongereza akacyita morning after pill, cyangwa se ahavuga na the choice n'ibindi. Uburyo rero bugira ingufu n'akamaro cyane iyo ukoreshejwe vuba bishoboka nyuma y'imibonano mpuzabitsina idakingiye. Aravuga nuza bitarengeje amasaha 72 nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina, kuko urengeje amasaha 72 ntacyo baba ukimaze. Birumvikana rero ko ubufata mbere cyangwa se hakiri kare nka nyuma y'amasaha 2-3, amahirwe yo kudasama aba ari menshi. Muri urugero rero tugiye kureba harimo ubu bukurikira. Hari ikinini kirimo umusemburo cyangwa se witwa levonorgestrel, ari nacyo bakunda kwita ariya mazina twavuze haruguru. Mu ndimi z'amahanga kiboneka mu mafarumasi menshi. Akenshi ntabwo bisaba ko muganga akikwandikira kugira ngo ukigure. Nicyo rero kigaragaza ubushobozi bwo kurinda gusama kurusha ubundi bwoko bw'ibinini bukoreshwa.
ntukenera kubanza kwisuzumisha ngo ubone kukinywa. Hari ubwo biba ari bibiri ukabinywera rimwe cyangwa se ukanywa kimwe ikindi ukakinywa nyuma y'amasaha 12, ariko hari n'ubwo biba ari kimwe ugahita ukinywa bikarangira. Mu ngaruka wenda zidakanganye gishobora kugutera kino kinini harimo kugira agaseseme no kuruka, ariko iyo bikabije ushobora kujya kwa muganga birumvikana ugafata imiti, ariko ubundi bihita bishira. Ubundi urugero bushobora gukoreshwa ni ibinini birimo imisemburo bisanzwe bikoreshwa mu kuboneza urubyaro, ariko iyo hari ibyo ushaka gukoresha ujya kwa muganga akagusobanurira uburyo ubikoresha. Nabyo bishobora gutera iseseme no kuruka ariko bigashira. Bino binini ubundi kenshi ni biriya binini bakoresha dukunze kwita oral contraceptive pill. Biriya binini nyine biba birimo progesterone biba birimo progesterone birumvikana na estrogen, nyine biba birimo imisemburo ibiri bisanzwe ku buryo bw'ibinini. Rero hano ugiye kwa muganga ashobora kubikwandikira, bari ibinini 8 ugomba gufata, aho ufata 4 agacamo amasaha 8 ugafata ibindi 4, ariko ibi byo bikoresha ari uko wabihawe na muganga. Rero nabwo wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ukaba wirinda gusama, ushaka kwitira kujya kwa muganga akabiguha ukabikoresha. Ubundi uryo ushaka gukoreshwa ni agapira kajya mu mura, kakaba kagomba kujyamo mu minsi 7 nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, ko nta musemburo kagira kandi gashobora kuguma mu mura mu gihe kirenga imyaka 5 nimba ubishaka. Urumvikana ushaka guhita ukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro bw'igihe kirekire. Rero uburyo bwose nubwo tuvuze ntibukuraho ko iyo ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye uba ushobora kwandura virusi itera sida cyangwa se izindi ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina. Rero birumvikana icyo bukurinda ni ugusama, ariko ntibukurinda kwandura sida. Rero birumvikana nta icyo twabamenyesha nuko nta muntu ukwiye kujya ashingiye kuri aya makuru gusa wenda tuba tubahaye hano cyangwa se kuri no tubabwiye afata ibyemezo ku buzima bwe. Birumvikana nubwo ikibanze buriya aba ari ngombwa ko ujya kwa muganga mukabonana amaso ku maso, hari n'ibindi byifuzo ushaka ku maso ukaba wamubaza. Ariko none hano kuri YouTube channel yacu ushaka kutubaza nawe tukagusubiza, ariko ubona udasobanukiwe neza ni byiza ko wegera muganga usanzwe agukurikiranye. Rero mwari kumwe na Dr. Gasangwa Patrick, nkomeza kwakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo ukomeze kujya ubona video zitandukanye tuzakomeza kugenda dushyiraho ku gihe. Rero hano twari turimo tubaganiriza ku buryo bwo kuboneza urubyaro bwa emergency cyangwa se bwo kwirinda gusama mu gihe wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Tubonye uburyo bw'ibinini, birumvikana hari n'uburyo bw'agapira. Icyo ugomba kumenya nuko ibinini ugomba kubifata bitarenze amasaha 72 ubone ukoze imibonano mpuzabitsina. Rero birumvikana bishobora gufasha kugabanya inda zibaho zitateguwe, ariko numuzirikana ko bidakuraho binini kubikoresha bidakuraho kwandura sida mu gihe wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Murakoze rero cyane, mukomeze mukore subscription kuri YouTube channel yacu. Bye bye, ciao ciao.